inka cyane inka rucana mu nk'icyayi inkigoka kwa gashumbi inka kwa ngoro y'umugongo ngo yagiye kuzaza ubu imbaraga ziravunaguza iminega mu marembo kwa sagiye ndi yamuremye aye imimana ahoye wararaye ahoye wararaye dana ahoye imimana mushiraro akugasoro damutembe kugasoro damutembe inka zaraharaye gati aye imimana mushiraro Kiruri na kiganda naho zaraharaye gati aye imimana mushiraro azira turira ngatunda azira sasa nkaryama zirakubita ibizuru azikubita ibizingo ziravunjira ikege ikavumbura inkwavu zaraye inyawera iyo nziza amahera aye imimana mushiraro yewe kada kajya kurenga igibiri na mukinga uramenye ntujira amanunga ntiwanduhiye kuragira ishyamba kana karamenya n'akandi karahamana igere mukinga ingoro zirasegukazaniye yagisinganaga kasegurikuzuza ziribi agaciro igice nyamudendi ya rugani ituma zitaye amatabara nkunda ko yitahira mu mpeta kandi yaravutse mu ngayo ndaziragize kandi ndamubesha ndamubwiye agize gisebeze umukozi nk'umukobwa wanyoye imama ntujura amarunga ntiwandushije kubagira ishyamba rya mwimana mushirarungu iriho birakubita ngatora inkuyo yakongera gukubita ngatora inkuyo mama bigira imana bya nyirahahira yarigize umunana inka y'akamari rusumba hukwe inshungu y'inka ni mwene nubahuka yutse ibirenge se nyankoni baza amagazi Idiyamanutse mu mataka ngatukuba kwa Nyamagana Indiri bayituze igihumbi na magana atanu Indiri yaragaramiraga imanuka urusasamana yitahira mu rukari Iyari imbaraga mihigwe mu ngangare n'inka yakitatira nayo kuyirwoherwa akagunga dore ko yageze mu rukari habyaye ruhogo rwa perezida ikamugaragaza ibyo yigangara gereza igize umutwari hari urukundo umugabo wigema aho bateye inkuba zishinzwe imyaka y'ingoma iyo rutebeza avuga rwambabuka impangaza mihigo yo guza amatoki itabangira iminega yize ku hejuru yiga mu kiduriya yumva ntisuzi ikaba rwiyamirira hamize iminega rw'amirindi ya mpabuka ya rukinga urugamba ntiyega yezuye biriwe kabashishikaho imanzi aye imwe mwana mushiraro ahubwo rero yego ndumva igitaramo kiraryoshye cyane iyo nanga ni yaryari muze mushabiza iyo nanga ni ya kera nabyirutse data yicuranga cyandari
inanga nkuru ya kera iyo yitwa candari candari yego hanyuma rero reka noneho dutangire mubanze munibwire n'abataramye turi kumwe mu gitaramo hanyuma mwivuga ibigwi byanyu n'ibirindiro nanze kubavuga mu mazina hato ntaza kubavuga iningwa kandi mwese ndabizi muri kwije ibigwi n'ibirindiro yego jewe nitwa Mushabizi washize ubwoba ndi n'umushabizi washize ubwoba sinshidikanya ku rugamba umuheto ntwara n'umurongo nawukuye mu batanazi ngubanga n'impamba mfoye daforora numvise kwinda nk'icyumi ntuguzongeramo umurego mukanze igitutu yiruka amasigamana ati mpuye n'inkubikubitana ubukana yarukaraga ndekwe udasuzuguza impunzi rwapamuka n'impanzi y'urugamba nkaba n'icyankanika nkakirinda ababisha ku cyuzi cya bushari narirengeye ndahamya nanga kuguranwa batutu baturuze mu wundi mutwe ndigikwerere cy'inkuba guma muze nawe nabonye uri gucuranga uraza kutubwira iki gikoresho uri gucuranga icyo ari cyo ariko mbere na mbere banza twibwire nitwa Irwana Godi Philippe imanzi barakana nkubita imbogo bahigana amakengu uko bagumye bwa nkabugendera rino urukondo kunira kubanza ni nazo zyo rwasababisi guma yego muze nawe rero tubwire nitwa Rusatsi Gerard nkaba nshuranga umuduri ikivugo cyanjye nk'abaryagoye meheto narushije abasore gufora n'ucyo umugabo umurora umusigara umurangara ndetse abatoresha buragane gateka irekanya mushari shashi yishema zitereze kigira icyo mutaza ngo zitamunda zigahunga zirashima imana ziragora kabiri n'agapfumu zitwaza rukataza gufora nkaba nitwa Rusatsi Gerard guma cyane yego hanyuma muze Mushabizi yego hanyuma umuntu arumva uri kuvuga uti maze igihe kinini ncuranga inanga watangiye gucuranga inanga ryari ubukomoye kurinda natangiye gucuranga inanga nari umwana mutoya mfite imyaka 5 nasanze data nyine acuranga atarama ubwo nange niwe nabikomboye kuri data sembera ubu ufite nk'imyaka ingahe uje mfize imyaka 76 ngi nangu bigira amanota kuko uririmba ukurikijwe n'amajwi y'inanga kwaza abakoresha umuziki wo muri iyi minsi hari ibyo bagenderaho amajwi yayo inanga nayo irayagira do yego bita byumvikana hanyuma ubwo umuntu yavuga ko inanga ibikoze mu ki inanga ikoze mu giti cy'umwungu cyitwa umwungu ni igiti cyoroshye kuboneka ni igiti cyoroshye cyakora ko kigiye ntitukibibona kubera ko amashyamba zaba muri za Nyungwe niho bakunda kuvana ibiti ariko kubera ko nta upfa kujyamo ngo ateme ibiti zimaze kujya zibura kuyibona ni hamana zisigaye zihenda no kuyibona irahenda cyane kubera iki bigombera icyo giti se nicyo cyonyine kigomba kuvuga mu inanga kiroroha cyo kikavuga ikindi ni umuko cyo bita umuko nibyo biti bibiri biva mu inanga gusa nta kindi hanyuma hakaba hari utuhe dukoresho tundi dutuma amajwi yumvikana dukoresho dutuma amajwi yumvikana ni cyane uyu musego ni utuma ijwi rizamo kuko uyu murya udakora hano hakuzigirwaho bigatuma uhumeka uyu ni umusego ubuseguye iyi mirya ubundi rero guhumeka kw'inanga utu twenge ubona tugiye turimo ni ubuhumekero bw'inanga tutarimo kuko ntiyazana aya majwi ibyo nibyo twashyizemo nyuma by'abazungu kugira ngo tujye twumva irangurura n'ibya nyuma ubundi rero kuyibanga nyine urabona amano y'inanga nibyo bajya bitangwa amano y'inanga ko hari umuntu bajya batuka ngo umuntu afite amano y'inanga ubwo bagereranyaga amano y'inanga hanyuma iyi mirya y'ibikoze mu ki ibya kera twakoreshaga ibyaziha by'inka ibyaziha babanaga ku nka abasaza bo hambere barazaga bakabifata bakabimanika hejuru y'iziko bikuma byamara kuma noneho bakajya babihiha kugeza ubwo bivuyemo umugozi umeze nk'uyu nguyu ariko rero kw'iki gihe twabonye ko
icyo gihe warayibikaga wayibika noneho imbiba zikayirya zikayirya cyangwa ugiye imvura yakunyagira noneho bigatumba bikazana umunuko bikazana umunuko noneho tubonye bigize gutyo rero twiga amayeri yo gukoresha utu tuntu ni utudodo tw'ikidongi kino badodesha inkweto badodesha inkweto noneho twebwe turagafata tukagakubamo nk'inshuro 5 gutya noneho kakabyara uyu murya tugakaraga bikakabyara uyu murya ubundi wakoraho ukumva biravuga ku buryo ntigashobora gupfa gucika reka ntabwo gapfa gucika rwose kereka iyo ushaje iyo umaze nk'imyaka 5, 6, 7 uvanamo ugashyiramo undi mushya reka tujye kuri uyu musaza rero nawe ucuranga ikembe cyo sinzi abantu bashobora muze dusobanurira ikembe ni igiki bimeze bite ikembe ni inanga ya kera yacurangaga umunange mukuru wanjye niwe wayicurangaga yacuranga ikembe bucye nanjye nkajya nibuka yicuranga none nanjye ndabyiga ubundi nakwiye ko nacurangaga umuduri wowe wacurangaga umuduri nawe urawuzi none rero ibikembe rero nsanze rihura na bino uyu muvandimwe dukomeza kuzajya tubivanga ubundi nabyo yibaje mu giti ubundi nabyo baje mu mwungu nacyo n'umwungu nabyo rivuga neza ariko ubu ngubu ribaje mu giti cyitwa musabi musabi nawe ikembe rivamo amajwi yayo se yamenya kuyatandukanya gute kandi naho rirahumeka hano harimo iyo ubuza akangaka ugakoraho ahangaha hari aho rihumekera yego rihumekera nyine rigamehumya nko kudaheramo ntihagire ikintu cyumvikana ubwo hagati haratoboyemo mo imbere harimo igihogere mo imbere ihogere rwose nk'aka kabati kabitsamo cyangwa nk'uko babaza icyansi ubona icyansi kiba kitagera kure kandi kibaje kaba gafite rero iyi migiya y'ibyuma ino migiya y'ibyuma nyine niyo isoma bivuga neza urabona ko ni umusego ubundi wakoraho ijwi rikaza ubona ko gafite amajwi angana nk'ayo kwinanga afite usa nk'ukora kuri yose numva uri atandukanira utu tujegera se utungutu ni insasa ni nk'amashyi ni nk'amashyi ni amashyi ubuze bwahere twatumye bavuza biriya bya gitari tubakomaho gujya cyo twavuga gutya ni ukubera ko n'utunguriro ni mu kizu cyacu tubafite insasa ubwo umaze imyaka ingana gute ucuranga n'igihe kirekire cyane niyo yatangiye kubyiga ndi umwana afite imyaka 7 ubu ufite nk'ingahe mfite 79 cyamaye kadata ubu ngo umaze imyaka igera muri 70 nyine n'umuntu ubizi cyane ahubwo ndi hafi kujya mwiza 80 nawe mu mwaka buze reka tugaruke ku muduri noneho ku muduri wowe ngo kugira ngo umuntu akora umuduri bigenda bite rero wagenda ugashaka igicuma igicuma ngiki warangiza ugapfumuramo imbere ugashyiramo akantu kagahinguka ariko kagakora iki kagahinguka kera yabaga ari injishi nk'izira zikora inanga nuko ibyaziha bitakibaho by'inka niyo mpamvu twashibuje tuno ubwo ukafata igiti ukakibaza nk'uko babaza umuheto ubwo iki giti ni ubwoko bwoko nacyo ni umwungo umushubi uyu ni umushubi umushubi dore aho duha twari turi yego narangiza ubwo nkabashiraho umukwege nkabanga hano navuza nakumva bititsa umva hano navuga ubwo iyo bivuze nabi urimura ndimura nkagera aho ushaka biri buhuze n'iyi naha ngashyiraho undi dore nabundi utareze ngashyiraho aka gasego ni akagatamboha gasegura kino giti kugira ngo kitegera kino gicuma aka nako kakaba inzebe kitwa inzebe kera baravuga ngo inzebe za mugasa akaba babandwaga babigira nka kumwe
babandwaga kera barabandwaga ntawabandwaga adafite ako kana ibyo bijegeramo se ni ibyo washyizemo ni imbuto zakubizanana noneho bikazikagumamo kandi akandi ko kameze nk'agacuma se nako ntabwo ari agacuma n'utuntu twera ku gikongoro mu mikoko cyamaye nuko bigendera nkabona nakagendeye ngatuma uwaho ubu ntabwo ari agacuma kitwa inzobe rero kagafasha kugira ngo mu kaboko byizihiwe hazemo na twa tuntu tugenda tujegera ubwo babandi njya mbona bakoresha imfunguzo kandi bakabona ubwo ako kantu baba bakabuze aha umaze igihe kingana ikire noneho natangiye gucuranga 5 n'ikenda iyo ntuzi ucuranze ko njya nyumva mu ntuza ari ikirango cy'ikinamico irimo bantuza bariya ba Sebanani twarabacurangiraga bakazitwara n'ikera ongera ugasubiramo ukanumve ako ni kakandi bahita bavuga ngo ikinamico ubwo ni mwe mwabaga mwaraducuranze haza kudufata ba Sebanani ngo iki sa nk'ukiramo bimwe twumve muri ziriya zitangira twumve tangira 10 iyo ndayumva nanjye njya nyumva no barizari muze hanyuma mbwira noneho ngo watangiye gucuranga intuze bigenze gute kuki wahisemo rero gucuranga intuze gutya burya icyo umuntu azakora kimuza mu mutwe uzi rero n'umwana yagiye kwiga atabikunze ntiyiga nabyirutse mbona hari umusazi wacu nanone witwaga Ruhago yaturukaga ku mayaga agaci wanjye agiye gucuranga Nyanza mu isoko yaracurangaga umuhaye 100 akabikwa n'umuhaye 500 akabika nabonaga hise nkamugendaho bamuhamagara mu kabari batuwe tuguha inzoga akinjira nanjye nkawubatura uko ari manywa nanjye nkabuzo uko mbonye kugeza igihe nabikunze nkacuranga nazerera aho musizi data gahita wumbikira neza mutankorera umuduri w'umwana aho nzazira nkawutora nza kujya i Bugande mpageze nshaka igicuma ndawuranga nkawucurangayo bakaguha amafaranga bakampa amafaranga ubundi ntibayampere ariko bakazaho nshumbitse kumva uko ncuranga narahinguragaho kugira ngo naryaga maze kuwutora mvugije nicaye nk'ahano nuko gutyo n'ukunda gutyo cyane naje kubona ko ufite akamaro hari uko Mushabizi yambwiye ati zana duteranye ariko aho duteranyirije ni 94 sisi 94 intambara ivuye hasi nibwo twafatanye ariko niwe bari basangamo niho yanzanyemo nibwo natangira muracuranga karanga curanga birakunda indirimbo barazikunda ntaho zifite ubu hari indirimbo ushobora kuririmba ukoresheje umuduri gusa turazifite y'umuduri gusa uyo yafitiye n'abafitiye nanjye nayishyiramo aha reka twongere kubitamo y'umuduri yonyine numve yundore mutoko nguru yundore mutoko nguru yundore mutoko nguru nyama yundore gitare kibaranga ejo bundi waranga biya na uriyo waranga biya dongi nguru na tutura mukugenda yajyanywe n'indege nyama muhugo yuko yagaruwe n'ikiti yari yanze kugarurwa n'igare nyama rikanyerera rikamuca umugongo bakurwa iwabo bakamuca inda yayo ayiye wawera nimuhige bazagura indege ziberwa n'inkingi musanze nyawe
niba ntabera yatetse isamake nyama yazitetse mu cyungo zitoze yazitetse mu cyungo zitoze nyama yazitetse zihindura amazi bazishyira umuzungu arabyanga nyama ngo umuzungu ashyira amadama azishyira amadama arabyanga nyama n'amadama ashyira umugozi azishyira umugozi arabyanga nyama ngo umugozi ashyira imbwa yacu azishyira imbwa yawe irazanga nyama ngo imbwa yawe ititana amanene uhangariye kijogo duteka ruzungurwa imigabo y'imiheto narushije abasore gufora n'uco umugabo murari umusigara umurangara ndingangara ndingabo ya perezida. iyi ndirimbo nayumvise kera nko mu 2000 na kangahera na gatatu hari ukuntu na kane hari ukuntu abana bajyaga bicara bakaririmba ahubwo ntabwo iyi ni yawe ni yanjye tuvuga duti ngo ashyira umuzungu ati shyira imbwa yacu imbwa yacu irareba irabyanga ngo apana amanene abakobwa biwacu bateka ruzungu iyo ni yawe ni yanjye yamaye yakugira imana ntabwo nari mbizi ko ari yawe ni iya kera ni iya kera cyane hanyuma Mushabizi iyo umuntu ahuye na Mushabizi abantu benshi bazi indirimbo yawe yitwa Zaninka. Iyo ndirimbo irazwi cyane uwo ari wese yakubwira ati kugira ngo tunamenye ko ari we ntabanza ducurangire Zaninka. ubundi nyuma muraza guhuza n'izindi noneho mu byaturire rimwe. Ninka kimutoye hewe Zaninka yakundaga ababyeyi yewe Zaninka nawe yajyaga hose yewe Zaninka kasiga umusanzu yewe Zaninka nasome ngo asamare yewe Zaninka igihe cyo kuva iwabo yewe Zaninka nyina yaramubwiye yewe Zaninka atugiye ngukunde yewe Zaninka ntune y'umugongo metse umugogoro Zaninka unayiriza Musanze yewe Zaninka ubone n'umuryango yewe Zaninka utodeshe munyurarembo yewe Zaninka umwari washatse neza ikiramuruzi Zaninka yaga inama n'umugabo we iwe harangwa n'isuku umutima we kandi wangaga ifuti Zaninka mwumva kandi yangaga impaka kuko ukuri kutica umutumirano kandi Zaninka yari imparirwa kuratwa Zaninka amaze kubyara yabonye inshuti abavandimwe n'imiryango barakoranye ibaza kumutaramira yo kabaho natwe twese kandi twari duhari dushyigikira ako kana k'akaziranenge sangwa ruguri rwera rwiza Zaninka amaze kubyara yabonye inshuti abavandimwe n'imiryango barakoranye ibaza kumutaramira yo kabaho natwe twese kandi twari duhari dushyigikiye ako kana k'akaziranenge umunsi wa Zaninka yagiye ku isoko asiga akana mu nzu ubwo yegetseho yahuye n'umugabo wikoreye impu ati mubyeyi mwiza kunteye ishavu yewe mugore ndumva afite igishyika dore uriya muti dukumanukiye hagutwaye urubyaro arangara kunyaze Zaninka agira ubwoba asubira
yasize yahuyihene azicyo asanga umwana asaza imigeri ndetse muri ako kanya bararinaze maze zana inka inimgira musaza umugabo we yarari kwitabaro atangira kubabara ariragira ati ese marwaza mama umwana azize iki ese marwaza data umwana azize iki ese manga murinzi umwana azize iki mukiri wa rutsindwa aranza mukoze mu nda yabura y'umarira ngiyo zane ngaho muhite mupyaturamo n'izindi noneho tuziture matari wamuzacyo rwose muzigura nzamusari azari mandari mwana wa mama mwana wa mama ndiruko waririmba mwana wa mama ndirukera ikibaye mwana wa mama ndirukera intabaza mwana wa mama ndagendera ubugabuga mwana wa mama ndi manzi y'ubuharani mwana wa mama mwana wa mama zaninzaga zaniyindi mwana wa mama tuziture macari warubuza cyuma rwose muzigura nzamusari azaye mwana wa mama mwana wa mama sibe w'ikintu umugore wibanze nagiye kumusura nsanga araryamye nhebutse kumusanga nsanga ararwaye yabuze ibikoresho yaramuhebeye mwana wa mama n'urugingo yaramuhebeye mwana wa mama yabuze umutega yaramuhebeye mwana wa mama n'umutezi w'inkago mwene rusaki yaramumpaye uramumpaye mwana wa mama singira ibyuba n'igihe natabuja n'igendo neza mumva mugawe mwana wa mama nkabizamo nkab'ingezi ntibakubarire ishema ry'abasohore ntiwarushe uwo basingiza mu gitaramo umugabo warusize mwana wa mama singumva urugamba nkumva mugabo we mwana wa mama zaninzaga n'iyindi mwana wa mama tuziture macari waruvuza cyo rwose muzigura nzamusari
bazayimanda mwana wa mama mwana wa mama zanizaga zaniyidi mwana wa mama tuziture matari waruvuza cyo base muzigura ndamusari bazayimanda mazi nararaye yego ahubwo rero biraryoshye uzi ko umuntu yakwigumira ahangaha yego hanyuma mu sinagenda mutanambwiye ku umuntu ashobora kwiga gucuranga ibi bikoresho gakondo yabyiga gute yabimenya gute biroroshye kuba umuntu yabikoresha muze mushabize biroroshye cyane kuba wabikoresha rwose uraza nk'inanga iyi ngiyi uraza rwose nkakwigisha amanota y'inanga mbanza kugira gutya kamwe buhoro ukabanza gufata indirimbo imwe wamara kuyimenya umaze gusobanukirwa n'aya majwi umaze gufata nk'indirimbo imwe ushobora nawe kwishakira mu indirimbo rwose yego hari abantu babifata wenda bimwe na bimwe wenda nko gucuranga nk'umuduri n'ibindi n'icyembe n'ibindi wenda inanga yo ni igicurangisho wenda cyabayeho n'ibwami cyane ariko nk'ibi bindi ugasanga barashaka kubifata nk'aho ari ibicurangisho bishobora kuba bisuzuguritse muze ngo ni ukwibeshya barabibeshya rwose kuko nta kintu kitagira akamaro mbese uri iki kintu bitumarira ntitwakubwira mbese urumva ari kibi kujya mbese umuntu bishobora kumubeshaho bikamutunga ndamubeshaho ndabyize rwose nta kibazo yabyara ahubwo nyine barabipinga buvuga ko nka wa wundi uvuga ngo jye sinadoda inkweto kandi inkweto umukurudu niba yagira amafaranga nubwo kaba kamwe arashyira akagwira agakora igikorwa ntabwo rero umurimo kuko umurimo ni ikintu cya mbere iki ni kizima ukize rwose ukakimenya nta kibazo bagira muzehe ati ntabwo abantu bashobora kuzajya babibona nka sagihobe oya ntabwo babishobora burya babyitaga sagihobe kera bitarakundwa na bose ni kuriya babisabisha kugira sagihobe nuko bagendaga yagera mu nzira agacuranga ati turagenda guhabiri ndaguha tatu ndaguha ibijumba se ndaguha ibishyimbo naho ubu ngubu ntabwo watinyuka kubikoresha kuko byahawe agaciro ugomba gucuranga bikagukiza rwose umuduri ntacyo utwaye kandi na kera umuduri wahanzweho mu Rwanda wagendanye n'inanga kuva kera yego ndabashimiye rero yego ndabashimiye cyane ku gitaramo cyiza ndizera ko abantu baraza kuryoherwa cyane inka candari inka rucana mu nk'icyayi ink'irwoga kwa gashuzi inka kwa ngoro umugongo umugore agiye kubyaza ubundi ingweraga ziravunaguza iminega mu marembo kwa sezibera ahoye wararaye ahoye wararaye Mugasoro damutende inka zaraharaye Aye, nk'imana mushira